inaha mu Gisaka bahabeshyera ngo kira nyine inaha mu Gisaka bahabeshyera ngo kira yabayeho mu bihe byashize bavuga ngo iki gatubazo no musore uyu musore bana nona ko ari umujya je nago ndo umunyagisaka musa barabeshya ngo iki ikindi bahabeshyera ni ntabwo tugenda gatara ubuza kuyabya n'indege ngo iki muze ngo udege twamayobera ariko ivyo ni ibinyoma muze oya muze mumbwire udege twamayobera aho wabereye baratubonye oya nyonose oya ngenaje nanganje ngira ngo wende naza ndatubona none zadukuraye mwese mushobora kuza namwe tukaganira ibyo bavuga mu Gisaka kibi bavugamo bavuga yuko ngo dufite utudege twamayobera utudege twamayobera n'uduce ubundi tudege twamayobera bavuga baguruka bamwe baguruka mu kirere ngo bagenda ku rutaro ariko ibyo bintu bavuga nta bibaho tumaze imyaka myinshi nk'ubu navuye 65 mfite imyaka 52 iyo myaka namaze ntarabona ku gataro bavuga nanga se utwo tudege twamayobera none se ibyo bintu ibyo bibavuga rero ni ibintu by'amagambo nka yose none se ibyo bintu byavuye ibyo bintu biva kumva ngo ni Igisaka cy'imigongo ngo Igisaka ngo kigira ngo abarozi ngo n'ibindi ariko ibyo bintu n'ubwo himba nyine ariko nta muntu urapfa nta muntu turabona wishwe n'utwo tudege twamayobera nta muntu turabona wenda bagurukanye ngo avuge ngo genda rayahanga navuga se navuga hanga nkajya he ese ko wenda tuvuge nko muri gihe cyane ko abantu bafunzwe ari benshi uwo muntu uguruka kutativanye muri gereza gahivema aguruke tumubone areke no gufungwa wenda nk'imyaka myinshi uri kavukire w'intanga ntabwo ndi kavukire nitwa Byigero Andrea wavukiye he navukiye mu majyaruguru kuki abantu bo mu majyaruguru cyane cyane mu karere muri ahahoze hitwa Ruhengeri kuki abenshi baje gutura intanga navukiye mu cyahoze ari Ruhengeri mu karere ka Gakenke ariko ibyo bavuga ngo mu Gisaka baraguruka Igisaka nakinjiye muri 78 uza ntabwo bufite ntabwo banari mfite kuko ibyo bavugaga waruzi ko babeshya se nari nzi ko ibyo bavuga ari ukuri ariko mpageze nasanze ari ibinyoma none se kuki watinyutse kuza ahantu uzi ko baguruka wumvaga ntabwo bufite ubundi gushishoza cyangwa kwirebera kure nibyo biguha ukuri nyako aho kuva icyo gihe kugeza mpageze uhageze tubwire none uhageze uwo munsi kandi wenda icyo gihe byaravugwaga cyane wumvaga bimeze bite nahageze numva ko ibyo bintu bibaho mpagera mfite ubwoba nkabanza nabona nk'abandi bafite imyotso ku maso ese wa mugana abantu bafite imyotso ku maso bari barahari imyotso bariho imyoto ariko ibyo bintu kwa Kimenyi ubundi ni wari umwami w'Igisaka none se ko ntayo mukigira abantu bo mu Gisaka bajya bavuga ngo afite imyotso ku maso imanzi ku matama ko ntazo mukigira impamvu dore ahantu byavuye impamvu twaraba kwa Kimenyi yagira ngo ajya abona abantu abe amenye niba bagiye Kigali niba bagiye Burengerazuba niba bagiye he amenye ngo bari hehe aba nabanje akabamenya aba nabanje Kimenyi yayoboraga inaha mu Gisaka yarera avuye Tanzania none se babantu zamanzi kuki mwaziretse impamvu twaziretse ni uko u Rwanda twaruhuje rukaba rumwe u Rwanda rwabaye rumwe abanyarwanda twibumbira hamwe nta murera nta mukiga twese turi abanyarwanda iyi mvugo y'abakera kandi yavuze ko umuco wabo mbere bigize kuhaba oya je simbizi ariko abanyarwanda habure n'umuntu n'umwe mbonye ufite n'imanzi ku matama yewe Igisaka mwaragisenye nimugende mwaragisenye ntabwo twagishenye ahubwo abanyarwanda twibumbiye hamwe tuba bamwe turiyegeranye turavuga u Rwanda n'urwacu tugomba kurwubaka imanzi zikavaho tukaba abanyarwanda buzuye uyu mugabo se umuhanga mumuhamashi bese cyane umva ikintu mbonye mu Gisaka nuko zamanzi ku matama urubyiruko rw'iki gihe nta numwe ufite na kotso na kamwe dore urubyiruko rw'iki gihe ntabwo rugomba kuzigira kuko n'umusaza ungana gutya bure n'akamanzi na kamwe ariko muzeyi urabona mutagiye guca umuco w'Igisaka ubu ndi umunyarwanda ni u Rwanda rwose nta Gisaka nta Murera nta Buganza turi abanyarwanda ibyo by'ironda akarere ntabwo bikiriho kuko ntabwo ibyo byarangiranye n'umuco uri kavukire wowe ngiye ndi kavukire ufite imyaka ingahe navuze 32 twahoze twumva ngo bakavukire ngo bafite imanzi ku matama ibyo byateruka n'uburwayi oya hano kurwara amaso hano twaze tuvuga ngo bakavukire bafite imanzi zo ku matama none turamubonye umukecuru zifite uraho umukecuru ndaho
rero kugira ngo dushira izimanzi ni ukurwara amaso akagukira noneho bakatwotsa. None se abantu bo mu Gisaka mwese mwarwaraga amaso? Twese twarwaraga amaso kuko n'abaganga bari bahari. Kuki se mwebwe inahangaha mu hirya no hino mu gihugu cyacu batarwaraga amaso? Ubwo se iyo ndwara ntiyageze. Twebwe dufite amasambu none ubu urabona ko dufite intoki. Umva abakecuru ikindi kintu bavugaga inahangaha wumvise ibintu bavuga ngo babeshyera da. Baratubeshyera nyine nuko basanga dukize. Ngo babeshyera ngo turabarozi ngo turaguruka ariko inanga nta n'umuntu wabona baba barasubiye iwabo. Kuki batasubiye iwabo bagakomeza kuza baradutinyaga ngo mu Gisaka turaroga. Wavuga umuntu wajya nkariya za Kigali wavuga tumviye ikibungo cyangwa wajya zaranye tumviye ikibungo bakagutinya akaba bazi ko umwice biri burangira ariko none twarasabanye turasangira abana ntawe utinya undi. None iyo wajyaga nko handi mu gihugu ukumva abantu bagutinye wabyakiraga gute? twebwe nagenzi za Gisenyi kubera oya wenda bakagutinya akabangwa ye naho nagiye. Uyu nguyu wenda yaratembera naratembereye za Rwengeri bavangura umunyakibuga akumva yuko urara umugurukanye byarangiye akakubaha ukabona afite ubwoba. None ubu ngubu bimeze bite noneho mwebwe? turasangira akabisi n'agahiye ari umunyarwengeri ari umunyagisenyi ari umunyagikongo ari umunyagitarama tubanye neza. None se byatewe n'iki noneho kugira ngo none abantu bare gukomeza kubatinya no kubera iki? Ni uko badusanze iwacu bakabasaza iwacu kandi nabo basubira iwabo bakavuga ati babantu murababeshyera ahubwo n'abantu bize barasabana. Iyo myumvire y'ikibungo baratubeshyera turi beza. Igisaka ni cyiza kirasabana kirarika gifite ibiryo. Iburasirazuba